nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruturu rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Which nuko rero nabikubwiye ku masezerano twe twagiranye na so, hari harimo ko nzabona amafaranga naba ntayabonye nkamushyingira. Nabikubwiye kare rero umukobwa wo gushyingira ndamufite ngo yunine ndetse nanabimubwiyeho. Ubwo rero urumva nta kibazo, sinkeneye kuguheza rwose. Amasezerano ajyanye na so yagiriye neza, ntabwo nakwihemukira. Byo kumushyingira ntaho ufite wo kuba, nta n'akazi mfite ngo nzaba ndimo ndiyubaka. Ariko ubundi bizashoboka. N'ubundi nyina ajya mu ishuri, ntabwo nabona umukobwa atarangije kwiga, aracyari mu ishuri, afite imyaka iyo mu myaka 2 kudacitse amaboko, kudacitse amaguru, ukaba uri umusore, uzaba nta kintu na kimwe washoboye gukora. Imbaraga urazifite, ese ubuyede bwo ntiwabukora? Ngo haye umukobwa wanjye nkunda, ntabwo ni ukugira ngo ntahemuka. Rero genda ugerageze, kandi nawe si ikimuga ngo uhaye, sibyo? Ntabwo byoroshye, wenda buri myaka ibibazo harimo kwiga byumva, ahubwo se ngiye nawe uzagushakisha. njye ntabwo ufite gutangira, byibura iyo mbona ayo mafaranga byari kunyorohereza cyane. Gushakira umwiko none se ari kunyiramye wajya ugabanya. Ariko uriya mugabo ntagomba agahayo ke, tubona ko ashobora no kumpeza na box ari ngo nyimese. Izo ndi muri kubitekereza kubera iki? Ariko reka tuganire none. Agahayo kare ntabwo tugwa amafaranga murazimba. Reba ihuzu wambaye, ukuntu wambaye ihuzu za izi huzu n'amezi 5 y'akazi kora hano. Ikibazo ni amafaranga. Nongerera amezi 3 ntakibazo abiri uyagumane. Je ntakibazo no kumuheha nzo umuntu. Umva nyamye amafaranga ntago ari ikibazo. Ukumva cyambe no kumenya akazi kora. Ego uriya muntu ugomba kujya umenya ngo yariye saa sita, imyenda yirameshe, ariko bataza nunga. Uriya tagaje yoguri ntago ajyayo gasugira ngo najya koga guhamagara. Ndo nyine do daga kumara amahinga 3 hano uzomubona azoga muri wowe ko arakazi ushinzwe bindi ntago bikureba. Ntakibazo ifaranga urazishira. Uvuga naje ndashaka uburuzu kizo wambaye nzaje kwikanisa babone ko nahindutse. Iyo cyose namazi Kigali nambara ibuzu ngizi bindura je kukanisa babone ko naje gato. Mfite aba boss n'abamabura bonyamye. Ngabo ndagumva umva ibyo nakubwiye bikurikiza. Ndabikurikiza. Se kucyo ugira utugambo twinshi tutakureba. Umuntu yo kongera ifaranga tuvuga. Ahubwo nuko ndasente yarumva mpaye nsirimbira hano. Akazi nakubwiye wakumvishe cyane nakumvishe twumvikanye. Nakubwiye ko uzajya ukora iki? Ntabwo nzumva ngo kumesera gica, gutekera gica no ku ibintu byose ampamagariye gica nkazuba. Sereka mubaze nyiramye kiraho ngaho. Arakana shaka kukubaza. Ndazi.
birebye ngoga umuntu yari ameze nyine mbere nta kintu cyahindutse. yarahindutse cyane kuva uriya mugabo we yaza ngo yarahindutse, usigaye ubona afite stress, ntagitekereza cyane, ubona yicaye ahasigaye kwivugisha. Ni ukuri nibyo asigaje gusa. Ese nibyo nkubajije? Ibihe bindi bambaza nyumbaza yamwisa ahubwo ngubwo akazi kawe nakakubwiye rero kagenda kandi nanone nubwo umbwiye nabi ngo ntabwo nkubwiye nabi nyiramwe je bintu uko ngo gabayeho cyangwa uko ameze uko ari gutekereza tibindebaga n'ibyaha. Nari ngiye mu kazi sawa. Nizere ko wamenya akazi mbwiye. Nzabisubiremo. Damuru? Yes, boss. Wagiye. Ese Damu, uri mu biki k'umuntu kuguhamagara inshuro zingahe mvuye hafi hirya nkuhamagara wari hehe? Narindi mu gikoni nkora tuntu duke. Ko tuntu duke. Uduke wakoraga? Twaraje ibishyimbo nabishizemo amazi nshira ku mbabura byongera ibimere neza. Akubundi akazi kakuzanye hano nakazi. Wakasubiramo? Cyaranzanye hano gukora amasuku, guteka, koza byombo no gukora ubuzamu. Hanyuma se ibindi winjiramo biri bitano hano mu rugo ubijyemo gute mba ndeba uri close n'abakobwa banjye biri mu kazi kushinzwe muzwa n'akazi kumba ndeba muri ubigeza cyane n'ukurya. Hagariyo mbaza boss ntabwo bizongera. Ndakubajije biri mu kazi kushinzwe kumba ndeba ubigeza no kurya iki? Oya ntabwo ubigeza. Ntabwo ndabyongera. Nongera kumva cyangwa se kubona ukomeza kwigira inshuti n'abakobwa banjye. Ni hano usanga abakozi bamenyera abakobwa, urabona n'abakobwa namaze kuba inkumi ntabwo bashaka abantu bose kubimenyeza. Ubundi kwanza ninde tuba wiyegeza cyane n'iterwa nande? Boss ikibazo ntabwo ndabiyegereza cyane, ariko ntabwo ndabiyegereza cyane ahubwo se ubwo nigeze nkubwira wakurira mu nda. Ntufite imbaraga umusore ungana nawe ngo ntabwo ufite icyo gukora. Byibuke ko mvuye muri gereza biragoye ko hari umuntu wakwakira hano. Ushakira itureyi y'amagi bari biheraho. Umva ngiye kubareka mwe mubiganiraho, ndaza kuza mu mbwira umwanzuro mwafashe kuko mutangiye kuba bakuru, ntabwo muri abana. Mutekereze neza ku rugo rwanyu rw'ejo hazaza, sibyo? Nina, dore ngo uri umugabo wawe ahazaza hawe. Ibyo twaganiriye urabizi, twabivuganyeho bihagije. Sigara mubiganiraho. Wabyumvise? Wabyumvise? Mubiganire. Nkeneye umwanzuro wanyu kandi mugire vuba, ndaje kandi muri cyo mubizi. Urugo ko numva aramunebera. Aya ntabwo nagukinguye nzikaririnze niyo mu buzima bwawe. Aho narizi ko ngiye kwisubiza ndabona ibibazo. Ngiye gushaka amafaranga none ngo umugore ndagutungiye mu muhanda mbamo se tuzabana
izo rigore ndaramo tuzaziraramo. Ariko sinjye kubimbaza. Njye bundi urabona nari niteguye gushaka umugabo. Gusa ariko ibi byose ninjye byagenewe. Ese ngize amatsiko. Kuki bambaye, kuki batambaza mugenzi wawe? Nose bitewe bimeze ute wowe ko mbona iyi Kigali yakomeze kukubana uburyohe ngandiyebera nk'ibintu ukora imbere y'abantu kuzivuga nta nubwo ntabwo uratangira kwiyubahisha ko ubucira ubonye ucira ibintu wadukanyije niyo akuziko rwose ukagira ngo nyamwiza uzambwira ko mu nzu hatangiye kuzaho amasazi nkashurwa impamvu kumba ari ibintu wowe wambaye amacana twazana amasazi none se urareba ahantu buciriye aha ngaha i Kigali bapfa gucira aho babonye nahoze numva ko akubwira kugira inama aha ngaha nta bintu byo guta ibintu aho ubonye n'igipapuro cya biswi hano baguca amafaranga 20. Na nyamwiza koko w'umukozi mu rugo kurusha agaciro kurusha no kumenya ubwenge umuntu nkawe kuko mwanko twaje guhatanira oye nuko mba ngira ngo okay anko mbabarire ngiye wenda ntago nakabaye nkugira inama nk'umwana wawe ariko ndakwinginze musigaye mwihanika rwose mwigize nka shitingi ugira gutyo ugasanga umuntu akurusha imyaka 20 kuzamura umwitumye hejuru ati baniya iranyagwa y'umukozi imuhire ngo wituma guri ku myaka ya 40 nugejeje ubundi bumaze kugera kuki igihe wahereye wiruka inyuma yari ziriya nka zidafite umumaro n'umwe niki kintu maze kugera neza umaze kwata neza ubaye imbwa ugiye kumoka ukajya unaryana urimbwa ukavuna umuheto wenda we nibwo ukibumenya ariko ntabwo byararangiye uritinka ngo ntacyo zimaze none se ubuzi kumara iki imyenda myiza uguramo inzu nziza wubatse imodoka waguze ni iki kintu kizima ibyo bintu ufite nka 200 cyangwa ufite nka 500 ntugire nibura ariko ndebera niwubake nibura n'inzu nimwe nziza ya kadasiteri nusigemo irange nushyiremo ibintu byose byiza nushyiremo intebe nushyiremo ibitanda urangiza ugashyiraho ivu n'amase y'inka usibye ko umuco urimo kuza namwe mukagera nk'ibinyabazungu nawe ejo muri nzu urimo kurura abahungu bagezi bawe ariko ubundi amasu yamara mu nzu ikamera nka firigo urumva usibye n'ibyo buriya kureba inka nka 400 hariya mu bwatsi zirimo kurisha nta nubwo warwara igituntu cyangwa ngo urwara ngewe umbabariye ukamfasha wagerageza nyine kwanda ibyo kubwira n'abantu tubana hano batangiye kukwishyiramo ibintu urimo gutangira gukora ibintu bidasobanutse usibye yuko yewe nta zundi beruka koga ryari munguki ngo kwemenda igene cyubuza ni ibiki Barese naje ngo uzi ko bimeze ntabwo kabugira makunda ugeje iminsi nga kuvugeza mbwira iminsi ugejeje aho amafaranga yawe utaye bose ntabwo maze iminsi mike ariko mbabara nyine iminsi mike ni ingahe ngenda gukwezi kose umvire mu rugo ntabwo muri biteka ibintu by'ukora mindi ibyo urehe nabyo mbwira amafaranga ugejeje mu mafaranga bajya guhereze ugende ntabwo nkunda ibintu by'akamenyero twavuganya ngahe ariko boss nta bya boss twavuganya ngahe nk'amafaranga yawe ugende ndakwishyura ukwezi utazajya uvuga ngo baranyambuye umukobwa wawe ni uwimbwira umukobwa wanjye we hano ufite abakobwa benshi umukobwa wanjye we none se n'ubundi kwibaza kwerekera iyo bahisemo kuki batafashe mu nzira ngo bari babo ibyo ni ibyabo ntawabimenya hoshya wagira ngo ni inzara mu bintu byose bidakwiye muri iyi si niba imana yarebye ikabona ntakwibyiza ntabwo mbizi gusa ariko reka ndeke kwiheba imana wabona ikifiteho umugambi kandi icyo nshaka ni ukwiga niyo mpamvu ngomba gukora icyo bansabye cyose ese bitamubaza wowe ubundi witeguye kuba iki uzi ubuzima mbaye kumva ibyo bizashoboka
Risha ntabwo nzi nawe ikintu nakubwira ariko hano ugomba kumfasha ndakwinginze ndashaka gusoza amashuri yanjye. Risha ntabwo imyaka yose mbayeho nabi nihangana kugira ngo nsoze kwiga, ntabwo icyo ari cyo cyatuma mbihagarika. Ndakwinginze mbabarira umfashe nsoze kwiga, nanjye nta mahitamo yaga iyo abanyafite ntabwo nabihitamo, ariko nta mahitamo bampaye ngomba kubikora. ejo bundi mva Nyagatare na Rose kandi nabwo kurya tujya ku idamu tuvuye kuhira umuntu akitera amazi yo mu gicuba mufata umuhanda nzamuka Kigali. Iminsi ine ishize mpindure nongere noge umuntu w'inzobe, dore Imana yampaye inzobe inyerera wagira ngo ni igikona cyangwa ni ikintu, none ngo ngiye kugora noga umuntu arwara ise cyangwa ukarwara uruhu ugapfa nabi. Hari ibintu bajya bavuga ngo ngize amahirwe ngo nakongera nkahitamo wowe cyangwa kumbera umubyeyi. Ni ukuri ayo mahirwe nyongeye nkagira ntabwo nakwifuza kumbera ngo mbabarire kubwira gutyo, kubera ko hari ibintu nyine ukora nkabona tuzuye pe, ariko mbabarire mu by'ukuri ibintu ukora nanjye bine byane ubwo. Ese ubundi ufite igihe kingana cyane? Ndimo gushaka ukuntu uziga gutwara ikinyabiziga kuko hariya Nyagatare nabonye hari abasore bafite perime babayeho neza. Ikintu cya mbere ushobora kumenya cyihuse kuri ibyo bintu byo kwiga imodoka ni iyo ugonze umuntu hano baragufunga na perime bakayikwaka, cyane ko nayigira wowe. Ubwo niba ushaka kujya kwirira nyine imvungure n'amabuye adahiye kugira ngo se buriya umugabo utinya gereza aba ari imbwa, buriya gereza wayubakiye abagabo aho bikindi ashaka kuza nuko wenda ukomeza kunyuka inabi nawe ntawe utandukaniye na so wanyu. Buriya we nimba ari no kurwara igituntu asigaye akorora agacira ikintu gifasha wagira ngo ni ikivuguto. Yewe uramuze kubona ko uriya mukobwa yagoye kabisa nyamwiza, ibintu yirirwa mbwira ko ari byo. Urya mukobwa mwene Karori mubyara wawe bamwitaga mubera rugo se yankumi gakuru ke agera ku ki iramfura yari mwiza te, yari mwiza wari kumugwaho. Ubundi namukuye ko nabonye byarateje ikibazo mu muryango wasambanyije mu byara wawe barabaca mvuga amagambo asubuye rwose asariye. Ntago wenda twararyamanye yego, ariko ntabwo namusambanye. Ariko abantu batashakanye burya niryo jambo wakoresha na Bibiliya byeru. Ibyo bintu bivuga rwose agera kuki uriya mukobwa rero nyine urabizi ukuntu byagenze, byakomeje guteza ikibazo mu muryango. Kwisanga ari ndebera nk'ibintu gukora ibintu bimaze kunera isese muzi gucira nk'umuntu utwite. Ariko nawe rero ugira igikapu ukagira ngo gusa umuntu ajya ayabika mu kanwa. Ese wagiye uyamira inda yawe ko nayo ikuruta ukajya uyabikamo yamira akamira amacanga umuntu ibintu byo nyamwiza yirirwa. Naho ubundi reka nkubwize uriya mukobwa nuko mwagize ibyago yaza kuba atari mubyara wawe. Ni uriya muco we wa gikara baba se nigo gambira ibyo bintu mujya kuganira kugera kuri urwo rwego cyagenze bite? Bikirimo kubwira wowe genda bitunganye bitahire, sibyo? Genda bitunganye witahire kandi nta gusubira mu gagenda, sibyo? Boss muri babarire va kure cyane nago birongera ndagendera kure cyane. Se ntago kuva kure cyane bituma udatega mutahe hano se ni uzatura paka. Muri babarire cyane bamubwire bo bwa mbere n'ubwanyu ujye ukora akazi kawe ushinzwe, sinzongera kumva ufite abagabo nakugabanya. Ninongera kubona hari ibintu bizakubaho, genda usubire mu kazi kawe kuko ni ubwa mbere nabishira amakosa. Ariko ninongera ubwiye gute nongera kubonana n'abakobwa bawe ndataha. Saba hari ikindi kibazo gihari mu rugo? Ntacyo bose. Hari ikintu ntibaguhereze? Oya ubone waretse. Kugira ngo nanjye mbone icyo nshaka. Wiyemeje kubana n'umugabo utagira yawe, urara mu muhanda, urara muri bigori kugira ngo ushimishe abandi.
ariko sinisha wanyumvisha ntabwo ndi gushaka kubashimisha njye ndashaka gusoza kwiga nibo banyishyurira nimbyanga se biragenda gute ndabaho gute ko nanjye ubuzima bwanjye butari mu biganza byanjye ko njye ndumva nta kintu mfite cyo gutekereza nonaha ayandi mahitamo mfite kandi ikindi sinavuga ngo ngiye kubana nawe cyangwa ntacyo mfite ndaramuha ntawe mfite nta n'amafaranga mfite yo kuba nakoresha bituma ngiraho n'umutwaro wo kuzana umugore ese umugore nzazana nzamugaburira azarya tuzabana mu muhanda naburara n'umuntu isha ndakwingiye ndagusabye ndanemera mfukame imbere yawe ariko ndakwinginze ko dukora ibi bintu kugira ngo nsoze kwiga basi nzimenya nzishakira icyo kwiga ariko reka tubikore kuko nanjye ntabwo nzabasha kwiga basi turapretendinga tubereke ko tugiye kubana tubereke ko twabyemeye ariko ndakwinginze ndashaka kwiga mfite ibibazo bihagije mu buzima bwanjye rero izi drama z'uyu muryango sizisabwa ndabinginze nanjye mu nyumva icyari kinzanye hano nicyakomeza none ushaka kunshyiraho undi mutwaro asirisha wambaye ukamfasha koko warubonye umugore mwiza nyine byakomeje guteza ikibazo mu muryango nawe urabizi ukuntu byose byagenze ukuntu twaryamenye mwana nyagasani gusa nanjye ntabwo muheruka hasi ariko amakuru mba numva ko nyine urumva rero nyine iki kibazo nyine nkomeje guhura nacyo sinzi ngo bizagenda gute hariya buriya hashize imyaka ingahe niba wibuka neza imyaka igera mu 8 ku 8 umuntu aranapfa bakamushyingura akiyoza 8 yose ariko si ibyo gukabya rugamba mvuga ibintu bakavuga ngo nayanjye n'ayabasazi rwose uriya mukobwa mwene wacu yarambwiye ngo mujya gutandukana umuryango ujya kumuca njya bikubwiye yari afite inda ndetse utagira inda iyo si inda yari atwite bajya kubimenya umuteresi utamuzi umuryango urabimenya ndakurahiye bavuze yuko yagiye afite inda niba urumva umwana angana ate ashobora ku buryo hashe imyaka 8 yose umwana atari yashaka se na nyina atari yashaka se ushobora gusanga yarabyaye igihwini buriya ngo iyo byaranye na mwene so tubimenyetse ngo tumushyingure yerega igihwini wowe kuri cyo baragushyinguye yega ntabwo ari ngombwa ngo ibihwini ni ibintu ubwoko bwinshi nawe buriya warumbiye umuryango reba ukuntu ungana niza wanze gushaka urabura rero uyafata mu ntoki ari igihe uvuga kuri pe umuryango uvukamo ari wowe gihwini yawe wabyayemo njye ntabwo bivuze ko ndicyo njye nzi ubwenge ndasobanutse ntabwo nambara nk'ibyo bintu wambaye akureka reba ukuntu mba mvuga ariko reka nkubaza ubundi kuba waza utari wahindura n'imyenda uba wumva nyine utekereza imyenda yawe ubone yajemo n'ubusimba ntandaze kibanyagatare kera neza zari zitwisha ariko ubu nazo iki si ikirondwe tumwe tw'umutuku rwata hari akangiye mu zuru kiragenda kirinda kibyimba nicyo kwereka ko umutunzi nyine buriya nyamwiza muhembere kugutekera kukumesera kugukorera buri kimwe muhembere nuko azajya kuhagera anyuhagera se ubundi umwana wo kuhagera none se umuntu w'umugabo aracyagendana ibirori munsi y'amatwi reka nkubwize umuntu w'umugabo yakaba yajya gukaraba yanutse ariko mu gihe ataranuka urarwana neza hanyuma ntabwo wanutse reka niyo nazamura inshakwa ahubwo buriya John ni wagiraga inshakwa nyereka wa mukobwa ndebe umukobwa uracyamugira ndamugena rwose ariko waramukunze gendana ndamuhera waramukunze hano rwose mba mufite yari icumu ngo ni mubera rugo My